sibyo ndabizi ntabwo umuntu nyine ajya buri kintu cy'amakega iyo harimo utuntu duto twatangiye kugenda tuba ngaho ngo abantu bagukurikiye ngo ngaho ibiki ntabwo bijya bibura ndabizi ariko wowe umura w'iki kibazo umutwe ese kutaryamye n'umwana nicyo mpamvu umutwe uri kumbwira ko naryama oya tugenda ujya kuryama basi sibyo noneho soke ndaza kumera neza Miss mbona wigunze Trisha kandi ndakuzi ntushake kubihakana Trisha wishimye ndabimenya nubwo buri utajya ubimenya kandi niyo warakaye ndabibona mu maso yawe noneho reba especially wenyine hanze wigunze rero kamva nakurese man mpangayikishije na famiye yanjye famiye irampangayikishije check on your side byanga bikunze mama wawe hari ikintu yamenye kuri wowe Balosti kuri ariko ubundi meze neza Jiri basi ihanganye ntabwo umeze neza shiri mushiki wawe nta kibazo uranduta abantu barakushaka ariko se na mama ukamutwara nk'umwana batwaye atazi iyo cyangwa ihene batwayemo ikiziriko cyangwa urashaka kuvuga iki nsobanurira ujye uvuga ibintu uretse gatonya niba uri kuvuga ibintu ujye unabisobanura umuntu umubwira amenye n'ibyo muri kuganira icyo udasobanukiye muri ibyo byose ni iki ni ibiki nabeshya mama ni ibiki nkubeshya ni ibiki ntazongera kubeshya ibyo rega twarabimenye nushaka gukomeza wiyerurutse wigira inyoni nyinshi ubihagarike kandi ikindi kintu kimwe nakubwira cyo n'ibimenyetso birahari ntugire wenda ngo turi kuvugisha umunwa gusa n'ibimenyetso birahari ibimenyetso by'ikinana ariko none ubushaka kuntera ubwoba urabugira se Hagutera bugira umuntu wifata ukagira abantu injiji ukababeshya ibintu nkaho uziko bitazamenyekana ubugira ubwoba rango wenda tuve ko hano ariko ntabwo ndi bandi ko kwisobanura je nakubwiye ko ibyo bintu uri kumbwira nta kintu kimwe biziho nta makuru mbifiteho uwo muntu uri kumbwira nta makuru mufiteho uri kumva n'ibyo uri kumbwira byose nta nubwo ari ibintu bijyanye ku murongo ngo umenye ngo uri kuvuga iki uri kumbwira bino kinjira mu bindi umbwiye uyu wisujya muri ibi ngibi umbwiye kubeshya wowe wisuzana mama ntabwo uraza kubimenya niba utari no kubisobanukirwa umva very soon kabisa uraza kumenya ngo ni ibikinana ariko gusibye ko n'ubu ngubu ndabizi kubizi kandi kiri gutuma ukitwara gutyo nuko wumva biri mu magambo gusa kandi ibimenyetso birahari kandi haracyaza n'ibindi bimenyetso birenze ntabwo nawe uri kunshanga mu basi uba ushaka kumbwira icyo wajya umbwira jya umbwira kugira ucange gutyo ngo ibyo bintu bihari ni ibiki ibyo uzi ni ibiki cyangwa biriho genda nicyo kunywa dusangiye ibyo bintu bigize sinzi ko bizakugwa amahoro ubwo kuntu ushaka ko tubana nk'abavandimwe nyine tumeze gutyo tutabwizanya ukuri cyangwa tutakumvikana sinzi ko byakugwa amahoro urabizi cyangwa ko turi abavandimwe ubwo basanga waranabikuyeho urabizi oya kuno tubana nk'abavandimwe se batabwizanya ukuri n'abavandimwe nyabaki ahubwo wowe nyine kuki utambwiza ukuntu nsobanura nk'ibyo bintu mbwira ikiriho ariko ubu munsi umuntu yakweretse akakwereka noneho na facts zirenze usibye ko n'ubwo zirahari akwereka noneho nk'ibirenze n'ibyo bintu buri muri kwivugisha uza Hello? Rocky? Karame Maribisi. Ngira ngo warashyizemo nimero zanjye warazanditse ndakubonye umenye n'ijwi ryanjye. Mama Lewis nimero yawe. Yego. Nagira ngo mwibarize amakuru ya Lewis se yageze he? Lewis makuru ye? Ntabwo uzi yuko ya gahunda se naguhaye yo kundebera Lewis imigendere y'imitahire ye nari ntarabona nari ntarabona umwanya uhagije wo kubijyamo neza ariko mbirimo kabisa mbifite muri gahunda mbirimo
byanga bikunze mu minsi mikeya ndaza kuguha igisubizo. Ko numva binegirije Lucky. Oya ntabwo ari ukubinegirije ahubwo nuko nagize akazi kenshi. Ajya mu mwanya wo kumenya gahunda ze z'akazi kenshi nawe akagenda agasiga akazi. Urumva iyo adahari byanga bikunze tuba dufite akazi kenshi cyane. So yes, ahubwo bizoroha neza nawe natangira kuboneka mu kazi tugakora akazi vuba hanyuma nkajya menya amakuru ye yo gutaha. Nyine icyo kintu nicyo nshaka kuzajya umenyera ahantu yagiye. Ibyo bintu nibyo nshaka kumenya, ayo makuru ye ndayakeneye ye. Sibyo? Ndayakeneye rwose kandi mu buryo bwihuse. Ariko ntacyo zabishobora ndakwizeye. Nzagerageza uko nshoboye. Se kuri kutinda kunsubiza no ahubwo se ya gahunda y'umukobwa ise naguhaye nkakwereka ifoto yo bimeze bite bigeze he? Nawe mbirimo? Nawe birimo? Nawe mbirimo kabisa nuko ntari namubona. Ariko tubonye rwose mubonye. Oya nibyo rwose ukamufite mesaje rwose kandi hari n'ukuntu wenda wazajya ujya kugenda ndibuze kukohereza amafaranga ujye ugenda unarebe n'akantu ugura ku ibutike ushobora no kuhamubona da ntawamenya. Sibyo byiza? Yego. Byihutishe rero ubwo umenyera amakuru yari wisi kandi n'uwo mwana Alice nawe ubyihutishe rwose kazi naguhaye ariko kugira ngo njyewe kugira ngo uzakorera nuza se ari agahimbaza mu kizaguha. Nyine kerekana ko waba niba wakoze. Agahimbaza musyi nzagakorera, nzagerageza uko nshoboye. Kuri bose kabisa ndimo ndabikoraho cyangwa bikunze hari ikintu kituzabona. Bose ugiye kubikora. Sawa urakoze rwose ubwo ahubwo mu kanya turabona ka message kako ujye kureba ukuntu wagura agafanta ube winywera. Sibyo? Yego. Urakoze kandi kunyemerera ibyo bintu. Ibyo dusezeranye rwose bishyiraho umwete sibyo? Murakoze namwe. Alice mbaha amakuru. Alice ntabwo bishoboka ko natanga amakuru ye. Lewis ni boss wanjye, ntabwo ndi umuntu wo kujya kumucunga ngo menye ahantu hose azajya ajya igihe atahira n'amasaha. Reka ntabwo nabivamo. Afadani wajya ugabanya urwenya nabyo si ikibazo cyawe wabyoroheje ibintu byose ubona nyine ari ibintu bisembure kandi umuntu aba akomeje. Ntabyo gukomeza Dani ngiye mumbabarira ubwonko bwanjye ntekereje cyane ndatoneka rero mujye mu Dani umva nayo ntacyo nzara nakira kaje ariko nyine wari umeze neza. Meze neza ntari iminsi nyine kugenda gake bigenda bicamo nta kibazo. Ako Dani kamubwire nanone ibintu byo guhurira nawe mu modoka gutya nko wagira ngo turi bayibaho ntabwo tugira ahantu tuba cyatubariza ntabwo ari sa ntabwo birambangamira njyewe honestly birambangamira. Yego Trish ntabwo ari njye kibazo. Ikibazo ni wowe. Ikibazo ni wowe? Njye se nakoze iki kandi njye? Buri gihe nyine nkwaka appointment like if you're free can we hang up ariko still nyine can we hang up se gusohoka wowe nyine still uraho ngaho like urambwira ngo nze nkurebe na uzi ndebe mba minze kuza kundeba mu rugo ntabwo mba minze kuza kundeba mu modoka. Okay ariko Trish urabona ni mu rugo rw'abandi now imagine mu rugo rw'abandi se ko bakureba muri wisavuye ubwo cyaburi nkanjye nk'umuhungu like kujya mu rugo rw'abandi uri gutinya kuza mu rugo se no nta cyubahiro cyo kimu nago like ni mu rugo respectful home nta kintu gihari kindi cyo kuvuga ngo ubuse mu rwabo utinya yiki
biri seriye nta kibazo merci ndaza kujya kuvugisha sawa nawe kumeneza njyewe nibyo ndimo ndakubwira nyine ntabwo buriya buzima buba bunyoroheye ku buryo nshobora kwibagirwa aho navuye kandi rwose icyakwereka ibihe nari ndimo mu mezi angahe ashize mu mezi 3 ashize nari ndi mu buzima butari bwiza niyo mpamvu buri gihe cyose uzajya ubona ukuntu mba ndi kwita ku kazi uzajya umenya ko nkitaho nk'umuntu uzi ahantu yaturutse n'ibyo so rero ubwo ngubwo ngewe nta munsi n'umwe uzigera ubona nyine ndi gukora akazi nk'aho ntagakeneye ahubwo wowe nubona hari aho ndi kubikora nabi ushobora kunyebura nka boss ariko nta munsi n'umwe nkeneye ko uzambwira ko ngewe akazi ndiho gafata nk'ahatari akazi kuko agaciro nakabonye ariko niba ari ugutekereza rero ni mindset z'abantu bazakira ndumva ntacyo bitwaye kandi nanjye kugeza ubu ngubu mbona ukuntu ukora mu kazi nta kibazo cyawe ugakora nyine nk'ibyo byose unganirije umbwira experience ufite yaba ari iyo kubura akazi yaba nyine ko wumva wahuye n'igihe kinini udakora uratekereza ndumva nyine ari ibyo bintu byatumye mbanza ugiriza imbaraga zo kubukora gutya cyane kandi pole sana ubu ngubu nushyiramo imbaraga turaza kugera kure kuko iyi kampani yacu twese iraza kutugira abaherwe nitwitwara neza nanjye ndabyizeye umuntu akore nk'aho ariye ntagire ukorera ku jisho ahubwo yose nubwo mbona uko ngukora kugiye ntabwo norohewe kubera ikiraki ushobora kumbona ndi kugenda gutya ariko ndi gusabwa ibintu byinshi ngo nshobora kwirukankamo kandi biri guturuka kuri mama wawe na n'uwo mama wanjye Lucky Lewis mama wawe kugera aka kanya aracyarimo kumpatiriza gushakisha amakuru y'uko wiriwe mu kazi ya gahunda y'aho wagiye mu kazi y'aho wagiye nyuma yo kuvuye hano mu kazi ndetse n'ikintu wagiye gukora aho hantu kuko komeza kumbwira buryo ki utaha amajoro kandi akeneye kumenya ahantu uva iyo uvuye iyo utashye ayo majoro yose ase mama biraza kumumara ikirari none bigeze naho bica ibyo ubu urashaka kumbwira mama arakubaza nyine niba natashye agakubaza amasaha nagiri hano akakubaza niba nagiye muri pause ibyo bintu byose arabikubaza ndi bisaba ko ngiye nibaza niba uri umuntu mukuru kuko ngiye mbona uri nk'umuntu w'umugabo ku buryo isaha yose ushobora gutahiraho ntabwo ari ngombwa ngo mama wawe amenye ngo urataha ryari ngo amasaha ushobora kuva mu kazi ukanyura ahantu ujya gusangira n'abashuti bawe kimwe nuko njye nawe na Dani dushobora gusoza akazi tugapanga ati tujye kwicara ahantu tumwe fanta of course ariko mama wawe uburyo bifata n'uburyo ampa gahunda y'ukuntu ushobora gushaka amakuru y'ahantu hose uri aho wanyuze bigaragara ko hari ikintu gikomeye nyine akuziho kandi byumvikana ko afite nka prosa 50 z'ahantu ushobora kuba ujya noneho bikarengaho akambwira kumushakira neza 100 kuri ndi aho Alisa atuye no okay nyine like since njyewe kuri njyewe ndumva nta kibazo so nimba ubinyemereye ntawe ntabyiza ahubwo tujye dusohoka sibyo tugasohoka tukajyana tukasangira like sibyo Tushi Liga I love you Tushi ndagukunda come on akodana narakubwiye ijambo ntuzongere kurimbwira nise kubera iki okay ndagukunda like wenda nubwo udashaka kuba wanyereka nawe feedback ariko like byibuze nawe mbwira ntago Dani uri nase bisaba iki Tushi basi nsubiza ko nkunda cyane Dani basi Tushi come on Tushi you know I love you sibyo okay basi I love you ese ko cyo udashobora kumbwira ikintu kimwe Dani wande kwiyamaso basi you love me too sibyo Tushi
like ibyo bintu byose mbabyumva nkanabitekerezaho gusa njye hari ikintu kimwe nzi njye buriya mba mbona niba ari ibitekerezo byanjye cyangwa ari byo mba ntekereza ko njye mbona buriya mama nta makuru menshi abifiteho njye buriya mbona mama nyine nta makuru afite ahubwo hari ikintu kimwe buriya nzi njye mbona mushiki wanjye na ari we muntu usa nkaho azi amakuru yose ushobora kuba uzi naho ari isaba mbona nyine mushiki wanjye na ari uzi ibintu byose nyine ariko mama we mbona kubera ko ari gukomeza gushakisha amakuru ashizemo n'imbaraga bakinyeka ko we nta kibazo nyeka ko n'izo mbaraga zose no gushakisha abantu ari ugusara nyine kwa kundi uba ushaka kumenya ikintu ariko utubona utari kukimenya ariyo mpamvu ari no kugukoresha gutyo Lucky nubwo bikomeza kunshanga ariko buriya hari ikintu kimwe mba ndi gukeka nyeka ko mama nta kintu na kimwe bino binabiziho nyine ari ukubyiruka mugamo gutya ari gutuma Leo uretse gatoya uri kwibeshya koko wumve ko urimo kwibeshya mama wawe gahunda yose yampaye yangaragarije ko 50% hari amakuru afite kuri wowe ibyo ndabyumva Lucky kuya ko mama n'umuntu wambyaye n'umuntu uzi n'umuntu tubana agomba kuba afite amakuru ariko ngiye ibyo mubwira ndagusabye njye mbona nyine mama nta kintu abiziho cyane ahubwo buriya we hari ikintu utazi Lucky buriya we hari ikintu utazi buriya uzi ko ahubwo umuntu wabuze nk'amakuru cyangwa ibintu waba ubyirukankamo waba ugiye no kubigiraho niba ari no kubigeraho wamenya nk'ahantu hari isaba cyangwa akamenya ibintu byose mubashaka buriya ari mushiki wanjye njye niko mbikeka none se niba ubizi neza wowe amakuru ukaba yafite ko nana hari ikintu azi kuri ibyo byose urumva amakuru nana azi atangana nayo mama wawe yabazi kuko nana ntabwo yamenya amakuru ngo agenda aceceka yabure kugenda kubabwira mama wawe ahubwo ngiye ukuntu nabibonye ayo makuru bayafite bombi noneho ahubwo mama wawe nk'umuntu mukuru kandi rega ngiye naramwumvise rega twaganiriye umwanya munini kandi ajya arengaho akanamamagara kuri telefone inshuro zirenga 2 ku munsi ashaka ngo mubwire amakuru ya Lewis yamenye ndabyumva cyane ariko buriya we ntabwo uzana ari ikibazo buriya ngiye mbona mama nta makuru afite nta nicyo abiziho neza uretse kuba afite imbaraga n'amafaranga yo kuba yabyirukangamo ariko ngiye buriya hari ahandi hantu ufitiye ikibazo buriya wari uzi ko ngiye winyeka ko mushiki wanjye nana ari wowe wabuze nk'amakuru cyangwa waba ufite icyo abiziho cyane ibyo bintu niba bishoboka rero uhita umenya ko neza n'amakuru mama wawe ishobora kuba yafite kuko uwo sister wawe niba hari amakuru afite byanga bikunze ntabwo yacecekana wenyine ngo yagumane mama wawe nawe aba yafite ahubwo no ku mama wawe namubonye ni umuntu ukeneye kongera amakuru ko yafite Lucky ndakeka neza ko ngiwe nana amakuru y'abafite mama nayafite kuko abaye yafite aba yaragize kuri Alice nta nubwo yakwirirwa nyine ajya muri ibi byose Mama Trish yaramamagaye Hello? Sawa Mama Tricia. Ni amahoro. Muraho neza. Ibyo ni iminsi myinshi. Ndakumbura cyane ahubwo abasore turakumbura. Ahubwo nuko mba naganirije mama akambwira amakuru yawe naca no kuri Tricia nawe akambwira uko umeze nkumva nibyo nanjye nkabaye ndamutso ahubwo nago zikugeraho turaho twese biracamo mami mu kazi biracamo ni gahoro ariko biracamo sorry arumbwiye Tricia umubaza ku by'ubukwe yego nanjye ajya bimbwira ko wabimubajijeho Tricia ahita abyirengagiza mami buriya wenda nuko ntabwo ari ukubyirengagiza ahubwo buriya wenda nuko njye nawe tukiri kubipanga urumva mami turi kubitegura kugira ngo bizabe ibintu byiza cyane yego mami nta kindi kiri gutuma tutamenya gahunda neza nuko urumva tuba turi gupanga muri iyi minsi sinzi niba ubizi
ibintu by'amakwe bisigaye bisaba kubyitondera ugashaka utuntu twiza kuko muri iyi si hariho ibintu by'amavideo n'amafoto urumva ugomba gutegura utuntu twiza. Yego. Niyo mpamvu wenda tsinzi we niba batabonye uko bigusobanura ariko ngiye mbona ariyo mpamvu ko turumva dushaka gukora ibintu byiza biremereye no kuri. Yego. Oya nta kibazo turacyabirimo kubera iki wenda Trisha buriya nuko aba yabuze uko akubwira mbona yigira n'amagambo makenya. Oya turacyabirimo mami tubirimo cyane naho bigeze urumva turi gushiramo imbaraga cyane kwa ko na mama ahora bimbazaho. Na Trisha nawe ajya bimbwira ko bimubazaho nkamubwira okay reka tubishiremo imbaraga noneho tubamenyesha hakiri kare. Mami natwe turi gushiramo imbaraga rega natwe turashaka kubana. No ukuri. Ubu siri batera indaburambiwe. Yego. Wakoya natwe gukundana urumva umwe abahirya n'undi abahino ntago tubyishimiye. Yego. Oya nukuri ndakwizeza ko vuba hangaha tuza kubikora. Urumva nje na Trisha tugiye kubanza dukonfaminge itariki na gahunda zose uko zizagenda ubundi tubimenyeshe mama. Urumva mama nawe azakubwira ndabizi n'umuntu wawe muvugana buri munsi we. Yego. Sawa urakoze. Nanjye ubutaha nzaza nguhamagara. Ntago uzongera kuntanga. Yego. Ndikubikubwira gutyo ntubyumve. Ibase ko nyine arampamagaye Trisha mama arampamagaye umutima urabanza urasota ariko ise mbimenya ko bitari amahoro. Kuko ndavuze nabonye ko ndavuga mama Trisha arampamagaye byanga bikunze nyine nahise numva ko atari amahoro. Mbaza rero ngo yambwiraga iki? Shaka utarambwira nahita nikeka yakubwiraga ngo iki? Nawe nyine ndabizi ko yatukikumva ariko yaranyishe wumve ngo ntabwo ari kumbwira neza nyine nubwo bari kuvuga nyine atugendera gahoro nk'abana be ariko urumva ko afitemo imihari nyine ntabwo ameze neza kuko ari ku stress ukuntu yambazaga. Ibi bintu twishizemo akubwiye ngo tuzajya kubivamo hari amaraso yatakaye icyanzi kuko nkubwire noneho meriwe naramuka we nabona nazanimanukira uko niko mama wanjye ubona nazanimanukira nawe kunera ubwoba rero gute se none ndagaruka gutera ubwoba singaraho turi bazaba wirebe ibi bintu twishizemo kugira ngo tuzajye kubivamo. My God. Nahimana pe naho ubundi twebweho sinzi ngo tuzaca mu zenzira sinzi ngo tuzabyumvisha ndabyumve rero ibyo bintu iyo mbyimashine no gusinzira birananiye. Ariko Trisha nugira ikibazo natwe turi abantu bakuru natwe ibintu tugomba kubisolvinga nta kuntu byatunamira natwe dukuze. Turaza gukoresha nyine ibishoboka byose bigende mu buryo. Can't trust me. Turaza kubumvisha turaza gukora uburyo bwose kandi bize kurangira neza nyine nta muntu biteje ikibazo. Ari wowe nubigiremo ikibazo ari ngiye simbigiremo ikibazo kandi abameri bacu nibaze kugira ikibazo n'imitima itaza kubarya babishaze kuri. Ubwo shaka nkubwire iyo mipango yawe rero sinzi kwimeza ariko let me trust you. Reka nizere ibyo bintu uri gutegura ukuntu bimeza ariko njyewe ntabwo ndi kwibyimagina nta nubwo ndi gutekereza ngo bizanyura mu zihe nzira. Trisha don't worry turaza kubipanga kandi biraza kugenda neza. Njyewe kuko ndi kumwe nawe turi kubyumvikanaho dushize hamwe. Nyine reka tubitege amaso turebe ariko naho ubundi bari ababyeyi bacu wari kuvuga gutyo utubisha ukuntu mama wawe yabwiye kuri telefone nyine ngo baze ko yamubwiye kuri telefone noneho ibaze naramuka yimanukiye yambajije ibibazo mpaka nanjye nenda kuko noneho baba bafite ubwenge baba bafite ukuntu bakubaza none arakubaza ukagira ngo ari kugukuramo amakuru ari umuntu wabimubwiye nuko utanikuramo ubwoba nyine ariko ashobora kugukuramo buri munsi arampamagara yabibazo nkamubwira ati rero nani turacyari kwitegura njye narubise dufite twateguye itariki yacu yambwiye ngo wabwiye bikubwiye ngo guhita usota ngo Trisha we nagishaka ko tunabiganiraho ese muracyari kumwe erega mbaza ko tutanira ndi kumwe kandi mama waramubwira ko turi kumwe
wagira ngo babikeka twishe impamvu n'ubundi kumwisha nuko tutari kumwe tuba turebana ariko tubaye turi kumwe turebana mama ariko yarambumbuye kera turakomeza dushima imbaraga kandi ntabyo baza kuza kumenya for real trust me natwe ibi bintu upfa kuba reka dushigikiye njye niyo mpamvu nafite ubwoba ubundi kereka tutari kumwe utanyumva akaba ariwe wabibabwira kuva ni kimwe no kumenya ibyo tuzakora no ariko wenda ubwo wowe you have maybe plan reka turindire turebe umupangu yawe yafisha njye mfite umupangu kuri ibi bintu kandi ntugire ubwoba trust me ntugire ubwoba turaza kubikoraho kandi bigende neza sibyo nzaba ndeba noneho bazica itungo Lewis ni byiza amakuru wowe shere umeze neza nyine yego ndabizi kuri mu kazi ariko ndashaka kukubazaho gato ubundi nkakureka ndashaka kukubaza nti ese wa munsi ko nabonaga wabaye stress cyane byaba byashize ubu waba wabashije kugira akabaraga umeze neza umeze neza nta kibazo sheri mbabarira mera neza zira stress ujye uzirinda urabizi ugira akazi kenshi uratekereza cyane rero ugiye kongeraho ibintu bya stress wazashiduka wasaze yego jya wiyitaho urabizi ndagukunda numva utameze neza uzundebe uhobere nk'uko ubikunda bizajya bishira yego nawe ndagukunda cyane kwiga nta kibazo lewe nta kibazo ngaho gukora akazi noneho turavugana nyuma sawa hari uriherera ukazanga ukajya ku gatelefone ukavuga koko Lucky ureba ndabona wishimye wenda hari ikibazo ndi bukubaza uri bukinsubize neza njye ndishimye ahubwo noneho ngiye nshimishijwe n'ukuntu ngusanze kuri telefone nawe uri kujya kuri telefone utuje wishimye amabanga noneho usigaye ugira ahubwo wowe ugira ayahe mabanga Lucky umeze neza muri iyi minsi ngiye meze neza kandi cyane nta mabanga ngira Lucky nyine sinzi impamvu ndi kubona hari ikintu nakubyiyumvamo Lucky umeze neza ari muri iyi minsi mikeya yegeranye ukuntu Lucky umeze neza nta kibazo gihari ariko nta kibazo nzi ko gihari nkaba mbona wowe ahubwo umeze nkaho hari ibibazo nziho byagenze bite njyewe narinje mbona uri umuntu uri kujya kuri telefone wishimye ariko numva atari amahoro Lucky nyumva neza wenda abantu benshi batekereza ko abakobwa nyine tugira intege nke mu nkuru mbi yabibayeho wenda bagatinya guhita batubwira bakeka ko nyine umukobwa ari umuntu ugira umutima woroshye ariko ndakindagira ngo mumenyeshe ko njyewe Alice niyize mfite umutima ukomeye kandi mbasha kwihangana no kumva ikintu icyo ari cyo cyose cyaba kije Lucky mbabarira ntuzashidikanye cyangwa ngo utinye kumbwira ikintu icyo ari cyo cyose waba ubona gihari kitari cyiza yaba ari kuri njye cyangwa muri famiye yacu uko turi batatu ko nabisanzemo Lucky jya umbwira ndagusabye mfite umutima ukomeye ntabwo bizagera bimpungabanye ndabigusezeranyije se ntukampishe ayo magambo yose ufite n'ay'iki ko numva harimo amaganya menshi cyane ko nzi ko nta kibazo ngiyewe mfite nta n'ikintu nigeze nguhisha Alice
urabizi niwe mukobwa tubana aha ngaha muri uru rugo nyuma y'uko ono amaze kugenda nasigaye ngufata nka sister wanjye urabizi buri kintu cyose tuganiriye mu rugo tujya inama nka musaza na mushiki nta kintu na kimwe mu buzima bwanjye nari naguhisha ngo nze nkubwira Alice ibintu bimeze uko nguko kandi bimeze uko nguko iyo meze neza ndakubwira ko meze neza iyo mfite ikibazo nkubwira ko mfite ikibazo ni nayo mpamvu nanjye mparanira inshuro nyinshi kumenya wowe uko umeze niba hari ikibazo ufite Alice nta kintu na kimwe ndaguhisha ariko ntago ndi kumenya impamvu uri kumbwira aya magambo yose wagira ngo hari ikintu nzi waba uzi ngewe naba naraguhishe kandi kirenze kimwe oya Lucky reka tubyihorere ntacyo nyine ni kwa kundi wenda umuntu abashidikanya ariko niba uzi ko ntacyo mpisha nta kibazo Lucky nagira ngo nkwibarize gusa ntabwo mbihagazeho kwari ukukubaza gusa nanakubwira ngo niyo cyanaba ntuzatinye kumbwira ntacyo mfite umutima ukomeye nzabyakira murasetsa cyakoze iyi nkuru burayikubise ndumva ariko mami nawe utuntu tukwisekereza kwe ni ukuri buranshimisha pe twishazi kuganira nanjye ajya mbwira utuntu tukansetsa uzi ko ndabaze koko abantu bo mu mahanga ntabwo bameze nk'abina natwe ariko turaganira da ahubwo avuga ngo iri yari iryiriye abura abo baganira kubera ko ngo buri umwe wese abacaho n'udacaho niyo bafite udusitari twishimye inkuru aba yarazirundanye abazingana aba ari umurundo aba ari byinshi tuve mu rwegerero ndashaka kubibariza serivisi wowe na Trishi yabo ibintu ngiye ntaramenya neza ibiki mami itariki y'ubukwe bwanyu n'igihe